by'ingwe umva rero we dore amazi ya nyanja urubambye umva rero we dore amazi ya nyanja urubambye umva rero we dore amazi ya nyanja imbere y'ibiriyo ntakigusumba keretse yaguhanze sana banjye ndirimbo ariko nyuma iyi ndirimbo ukuntu iryoha ndaza kuyisa bizina Sara kandi nuko ari Sara wanjye turi kumwe ndetse ndirimbo udahari ntacyo bitwaye ngiyo ntakigusumba keretse yaguhanze rukundo rwanjye nyegera nkurebe cihire muhumuhu nk'ikiganza kuho kindi tuvume inema ngahubira nagawewe nkundira nkukundwa kaze ngurukundo nkukunda sinaruishayisha inzaruririmba hose n'urw'igiciro cyinshi inzaruvuga hose inzaharwambara ku manywa nijoro ndwiyorose inzaruvuga hose inzaharwambara ku manywa nijoro ndwiyorose nzaruvuga hose nzarwambara ku manywa nijoro rwiyorose bw'imbere y'ibiriyo ntakigusumba keretse yaguhanze rukundo rwanjye nyegera nkurebe shiri mumuhu nk'ikiganza mu kindi tuvume inihimba iyo nza kuba ndwaye ibicurane byari gukira kandi ijambo mbese ishize byari byaranjaje none aje byara ngo abashyitsi bahire we iye nimuze murisanga we iye turabaramutsa cyane tubakiranye ubwuzu we iye dufite n'urugwiro we iye turabaramutsa cyane dutashurusha yawe iye dutashurusholeranya nawe mwiye nazajya naza ubugondo we iye nawe narurinda we iye turabaramutsa cyane nyamanza we ngaho gira uti inganzo yasabitswe n'umunezero harya yasabitswe inganzo yasobetse n'umunezero ngingoma nizivugire rimwe amakondera zikimbe yasobetswe n'umunezero ngumva ibihozo by'abakobwa ngumva imihigo y'abahungu
reka nongere mbasuhuze kandi nongere mbaramutse inshuti bakunzi ba MC Rubangukana Bigwi. Kubisanzwe murabizi ko ngiwe ndagatiga turi ku muriro ka rutica umugambi wiyemeje guhiga nkesa ndi igikanu cy'ifizi ndi rukwaya rw'inkwaya ndi rusakara n'inkubito nyiri ngoma ndi cumu ricumbikira abacumbitsi ariko nanone inyamibwe bufu rugendanisha abo kwijanja banyita rudatinya mwene ntabwo barugegana ingoma ndi umuronko wananiye abanzi ubwo bantera igihumbi babanje ko bisunga imbere nenda kwica nakurashe ndakegera nkagira icoro ry'ingabo mu byano kariyamira abasigaye inyuma bati uyu musore ni igikaka bati ngaho ni mu muharire kuduhabya maze nanjye ndabahabya koko nitwa Kubana Pacifique uwa Nsengimana wa Ruberandinda rwa Rwatambuga iwacu ni handi mu bufundo mu mfura zifungura ubundi ngo harye mpyisi nibisamagwe ariko kandi none handi usanga inyange zinyagiranwa n'inyambo aho usanga amarwa shingura intango hahandi usanga amata avuna imitozo aho ni wabo winka n'abantu iyo ngiyo kwa Rutarema rwa Kayonde tukizirwa cyane tukaba bene Imana tukaba inshuti z'umuco ndetse n'incungu zabo igikaho hariya yego rero maze rero kandi ubwo ngubwo njuko nguko narababwiye ngo nimuzajya musanga bene Rubangukana Bigwi tugize gurya dutaramye twizihiwe mujye mugira muti inkera yaremye iwacu mujye mugira muti iwacu koko ni kwa Marimba tsimbura Marisa hambavu yanjye murahabona umweza ruhimbi simbi kandi sini ya mwiza matako abashinkanda kandi nyiribiro byujuru yumba ariko kandi nanone bibereye no guheka no gukikira yarambwe ngo sinzajye muvuga hato ntazamuvuga iningo harya murivuga namwe oya nta mugore bivuga agira ate avuze impundu uretse umugore yamubwiye ngo ivuga yavuze impundu uyu mugore avuze impundu nta mugore bivuga uri umugore se ndi igitsina gore ndi igitsina ariko ngerijwe ntabwo turi kukumva ndi igitsina gore ntabwo ndi umugore ako umukobwa yaba umugore abakobwa bose ni abagore ariko abagore bose si abakobwa abakobwa rero mukora iki abakobwa bavuga gutamba bavuga gutamba uvuze ako kantu uhita unyibutsa ikintu ariko mubare ko ngiye guseka nta mukobwa wivuga reka tubanze dushyireho umucyo abakobwa ntibivuga barisingiza urumva abakobwa muri isingiza ntabwo mwivuga ariko kandi nanone reka tugaruke hari ukuntu mu muco wa Kinyarwanda abanyamatuye tugira gutya mu mbyino zacu kabisa kibugabuga nangeruka we urubambye ngwe umva rero we dore amazi ya nyanja urubambye umva rero we dore amazi ya nyanja urubambye umva rero we dore amazi ya nyanja ako kantu rero none se kudakomeje ngo ubyine nyine utwatuntu nibyo nyine nashaka ko uri bukore muri iyo ndirimbo nibyo bashaka nkora aha rero none nshaka kubaza ikibazo yego biriya bintu mu Kinyarwanda byita ngo iki kureba kugereza gusa navuga ko ari umushagiriro ntabwo ari umushagiriro nanone ni iki ni igisubu ntabwo ndi kubyumva neza ntabwo ndi kumbangukira okay abanyarwanda uko babyina batega amaboko nibyo byita ngo iki ujyanye kure turacyari hafi twe tugira imbyino za Kinyarwanda nyine yego ni imbyino ya Kinyarwanda ariko bigenda bigira inoze buri mbyino bigenda igira imbyino ariko byose hamwe bikitwa ngo iki imbyino gakondo imbyino gakondo nicyo nshaka unsobanurire mu Kinyarwanda abakobwa bagira bate abahungu bagira bate hari nk'ukuntu ujya wumva ari nk'akiriho ngo ya mporeba mbebana ne mukundane muhani nka mugani birebana umwe twagiye izo nizo zigenda yego ni imbyino sibyo ariko ubwiyo
nagari hari ukuntu bavuga ngo ni ugushakamba. Okay, icyo ni igishakamba. Icyo ni igishakamba. Iyo mbyino, iyo ndirimbo ni igishaka. Okay, icyo reka tukiveho. Sibyo? Abanyarwanda benshi bazi ko ari iki rero izo mbyino. Iyo ni igishakamba. Hari igishakamba, hari ikinimba, hari mushagiriro, hari imbyino zisanzwe, hari ibihozo. Ugiye kubona okay ntacyo. Ndashaka unandukanyirize ibishagiriro no gushayaya. No gushayaya. No gushagirira. Okay, ndajya ngura urugero rw'indirimbo. Wimva urugero. Ntandukanyirize ibyo bintu mu Kinyarwanda. Ibyo bintu bitandukanye. Ko bitandukanye byangora, ariko ndamutse ngiye nguha ingero zayo. Gushayaya bibamo mu mbyino za Kinyarwanda. Gushayaya. Ubundi nawe naganaga. Ubwo namaze kuhagera. Imbyino umushaya yego. Gushayaye. Ubundi imbyino za Kinyarwanda abantu benshi ari ukuntu nyine bano bantu byane nyine by'amara siko bango na maraba. Yego. Zabango na maraba imbyino za Kinyarwanda. Ubundi bavuga ko habamo icyo bita nyine umushagiriro, gushagirira. Yego. Urumva bavuga gushagirira. Ibyo bita amaraba. Rero hari abantu benshi bavuga ngo no gushaya ngo nta mwana shangwa arashayaye. Gushagirira. Ngazi gushayaya. Gushagirira. Abenshi bakunda kuvuga ngo no gushayaya. Njye ndimo ndabwira abantu kuko nawe wazumbwira ngo bibamo gushayaya ariko ntibibamo. No gushagirira. No gushagirira. Gushaya se wewe wabivanye? Hoya nyine ntabwo nshaka kuvuga ati no gushayaya ariko no gushagirira. Yego. Ariko umukanya nujye kunyumvisha ukuntu harimo no gushayaya. Gushayaya rero umuntu ntacyo hari abantu dukurikiye benshi batari kubyumva batazi biva niyo bijya. Gushagirira no izi mbyino za Kinyarwanda zo kwikunda umubyimba, gutega amaboko ndetse no kuwukirimbanya cyane ukiyereka bakakubona ukuri kandi koko bakizihirwa. Ariko kandi nanone umushayayo gushayaya ubundi ngo ashayaya umuntu ufite igisebe kinini cyane cy'umufunzo. Hari uwo twahoze tuvuga ku ruhande hariya birangiye bita gushayaye. Kuri yagenda bakozaho gakeya kirageze cyaramwishe cyaramumereye nabi nibyo bita gushayaye. Baburetse se noneho hari n'ukuntu umuntu agenda anyera mu byondo ashaya anyerera bira no gushayaya kuko biba byabaye igikorwa ngirana. Gushaya ya urabikora ukongera kuko wageze mu bunyerere. Urumva rero icyo gikorwa abanyarwanda icyo bakora barashagirira. Niwe muntu wa mbere ushubije kino kibazo neza. Abandi bose bambwira ngo ni umushayaye ngo abanyarwanda ngo barashayaya cyane. Ego rero tuje gutyo turi kumwe na Sara Umuriza Abageni, ndabizi mwari mumukumbuye. Harya onge ngaho banza wisingize. Nanone kandi banza wisingize. Ese nakubwiye ko bisingiza? Harya abakobwa niyo bisingiza. Ariko ni buri umama muvuze impundu ntare. Wamvuze se? Wamvuze. Nakuvuze? Kugira ngo nisingize. Se nzavuga inka mvuge n'abantu. Nanjye mvuga. Nanjye mvuga. Nzavuga inka amazina y'inka mvuge n'ay'abantu. Yitwa Sara. Reka nguhere kurwara. Zana inzara imbere turebe. Ngaho hisha urigaragaje. Wari umeze neza ariko cyane kabisa. Nukuri abantu Imana yihereye amagara ikabihera n'amagambo mujye mushima Imana. Amagambo ngi naho njye nabuze amagara ariko amagambo ntago yabura meza ariko nabyo mbyongereho. Na meza nayo ariho. Nta kibazo ariko byose gakondo ariko uraganje. Ndaganje. Harya ngo
ira bande yanyu yitwa ngo iki? Ambiance bande kwa Emi Habenshuti. Abantu mukeneye ambiance bande, abantu mukeneye abatahira, abantu mukeneye musangiza amagambo mu bukwe, abantu mukeneye sonorisation, abantu mukeneye itorero na bande, naho ngaho rero muze kuza kureba kuri nimero iri hasi, ubundi mwizihirwe kandi mwizihane natwe. Urundi nitwe nikura tuba twaje. Ubundi mba nkumbuye inkera yawe yukuza tugatarama, noneho tukabanza tukaganira byanyabyo. Nubwo ugira gutya ukagenda ugahera, ariko tugira ugaruka twongere turigobotoraho twarigobekeye. Nta nubwo ubuhibuka. Uba wagiye ukibagirwa. Ntabwo wabyibagirwa. Gusa nanone kandi iyo uje ntabwo mba numva nyine twakomeza tukujya. Arakeba kavuga ngurukundo ngukunda sinaruhishahisha, imbere y'ibiri yo nakigusumba, keretse yaguhanze sarabanje. Ndirimbo ndirimbo ariko nyuma. Iyi ndirimbo zikoni ryo. Ndaza kuyisa business aka kandi nuko ari Sara wanje turi kumwe. Ndetse ndirimbo udahari. Okay. Nacyo bitwaye. Ngiye nakigusumba, keretse yaguhanze rukundo rwanjye, nyegera nkurebe chihire muhumu, ngikiganza kuho kindi tuvuminima, ngahubira nagawewe nkundira mukundwa kaze, ngurukundo ngukunda sinaruhishahisha, inzaruririmbo hose n'urw'igiciro cyinshi, inzaruvuga hose, inzaharwambara ku manywa nijoro ndwiyorose, inzaruvuga hose, inzaharwambara ku manywa nijoro ndwiyorose, nzaruvuga hose, nzarwambara ku manywa nijoro ndwiyorose, bw'imbere y'ibiri yo nakigusumba, keretse yaguhanze rukundo rwanjye, nyegera nkurebe shiri mumu, nk'ikiganza mu kindi tuvuminihimba. Iyo nza kuba ndwaye ibicurane byari gukira, kandi ijambo mbese ishize byari byaranjaje, noraze aje byarakize. Ubwo ninjye wanduje. Cyakoze ufite umuhogo mwiza, urumva aya majwi meza y'urunyonyoza. Nyamara kandi ngo mwabuze abariza abageni, muri aho ngaho bajya kubasohora mugasohoka nka za zindi zahutse. Muhamagara abana babashyiriremo ibihozo. Ntabwo ngututse, ariko nawe niba ureba kure, hari abana bo gukora akazi. Nushaka unamugira inshuti ntiwamutwerera ubundi, ni ngombwa ngo umuce amafaranga. Hari abantu bayakunda nk'abayaguzwe. Oya nanamutwerera ko siyo narazwe. Nanamutwerera. Ntabwo wayaguzwe. Oya. Buriya rero mperutse kugera ko uburyo njyana n'umusaza bita Beniganje, tujyana gusaba umugeni ahantu. Nuko arangije agira gutya, mu gihe ari gusaba njya kumva, numva arambwiye ariko ngo ibintu byabaye, ngo hari ahantu ngo ntabwo narinze uko ngo bahita. Gusa ngo byagenze gute? Ngo ibaze ko twasabye, urumva, ngo nyirasenge amuduha, ngo nyirasenge amutwima, ngo isa amuduha. Ntabwo wari uzi uko bahita? Samuduha. Ngo nyirasenge amutwima, isa amutwima, samuduha. Ari nyirasenge nyina we na n'ubundi ntacyo baba bamubaza. Harya ntacyo bamubaza. Reka reka. Ni nyirasenge n'abasaza be. Ni nyirasenge na se. Abasaza be. Basaza be. Reka basaza be se ko baza n'ubundi umusaza yarangije umuhango ko baza ba. Ariko bafite kumwimana. Burase bamwimana burundu. Cyane. Basaza be bafite kumwimana. Ariko ibyo yamwe. Ise amutanga be. Ariko ubundi n'abasaza be bafite kumwimana. Ise amutwima, nyirasenge amutwima. I mean nyirasenge amutwima. Basaza be bamutwima, samuduha. Isamuduha.
hakurya hariya. Samuduha. Ariko reka nkubwire ayo bakwigira yose aho rero Samuduha byagenze bite? nuko none se ko numva uhazi Ndaha. nyine ndamubwiye no ku musaza nabwo none se ko numva uhazi ntiwayobewe uko bahita gute sinumva ari Samuduha. Ni Samuduha. ariko biriya bintu baba ngo basaza be ngo bamwima nabyo biraga byaragiye abasaze bamaze kwinywera inzoga byanze bikunze indo birara mu gipimo. Numva ko bagomba nabo babishaka bamwimana. None se irabahasha babahereza basaza niki bafite wirakura baba bamufashe baba bifite yombi bafite kumufata bakamusubiza. none se nshaka kubaza ikibazo muri bara abasore babiri hari n'umwe ubanza akareba muri rabahasha sibahita bagenda babizeye nyine sibahita bagenda buri umwe wese agiye bagasanga harimo agapapuro kanditseho ngo uri umusenzi basubira kumuzana kakani wa musenzi basubira kumuzana basubira kumuzana abihakanya akavuga ati ibi ntabwo nabikora nimwe mu bikoze kabahindura inuza ari ikimwamwanya noneho nitwe ninjye nawe ari ikimwamwanya nkaho nyine bashaka kumubwira ati ninjye nawe sibyo nitwe nawe bikosore kuko twe turabizi neza bitabaye ibyo ngibyo turamusubirana nta kintu yatwogereza ibyombo akadutekera turamusubirana. wabuze umwana kujya kwigira ngo ubundi se ko ariko igihe tugezemo njye mbapora ibintu byaranakomeye. oya nta gukomera njye ntabwo mbyemera ko ari ugukomera. wemera iki? wemera ko iwanyu bakubuza kurongorwa? yego. ukahicara tu urunuza zigashiraho ukazana uruhara mbega uruhara se hari umugore ugira uruhara? no agira ate abigenza atari ntabwo byibika ko nta mugore uzana uruhara ashesha akanguhe. yego. gushesha akanguhe no kugira gute nagakora cyane akarengera ari ukuntu ujya numva bavuga ngo uruhara ruraza. oya nta mugore uzana uruhara ngira ngo uruhara ruzana abagabo. gushesha akanguhe wumva ari ugukura sibyo? asheshe akanguhe. yego. ntacyo mvuze abizi yego abizi ubwo banenge ntakundi. dore uko baba bandeba buriya ari nk'umusazi we ati nka kiriya cyane ngifashe ubwo niba sikari kunuka kabisa utazifata ukabwira umuntu mukuru ngo usheshe akanguhe harya ni bibi ni bibi ubundi ngo gushesha akanguhe ubusa naho tukanye ubusa naho tukanye kabisa kuko yego nukumera imvi. nsaba imbabazi rero nsaba imbabazi iki kuko wabimbwiye none se ndabikubwiye umbwiye ngo iki? nakubwiye ngo nta mugore uzana uruhara sibyo? umugore agira ateriro ako ntabwo nagashasha kanguhe nta nubwo azana uruhara nose uruhara yaruzana hasi aruzana uruhara cyane ari utoya se ahubwo ko zishiraho. yego rero ariko uretse kugereka akaguru ku kandi. oya ubwo nanjye nashiritse ubute niba n'umugore asigaye azana uruhara ubwo nanjye nagera ku kuguru ku kundi. naruzazaho muruzarubona. oya ntabwo nshaka nakuziyogoshara kuruzaza rukawupfura rukawumaraho. naho wajya abusake barabona rutaje warashaje n'ubundi niyawe. ntabwo nshaje ndacyari umwana nshaka ko turirimbana ariko se turirimba akahe karirimba ariko n'uturirimba natwibagiwe. ishaka iyo ndirimbo hari uturirimbo bajyaga baririmba barimo bahore ngihorere munyana munyana nibaguha amata munyana cyasi kisugi munyana uzabasubize. Seririmba mwana rero ndimba rimba ngo ariko ibyo wagerageza si munyana se ni munyana yitwa munyana. ririmba twumve. munyana munyana
gene yaranga inyamanza y'ingwe nyine byose ni ibitero yego ni inyamanza y'ingwe ibamo inyamanza y'ingwe inyamanza gusa ni amazina gayo hari akaririmbo harimo ingwe harimo n'inyamanza gusa ibyo bintu bibaho haba inyamanza y'ingwe izi nyine bibaho ngo abashyitsi bahirewe iye nimuze murisanga we iye turabaramutsa cyane tubakiranye ubwuzu we iye dufite n'urugwiro we iye turabaramutsa cyane dutashurusha yawe iye dutashurujoreranya nawe mwiye nazajya naza ubugondo we iye nawe narurinda we iye turabaramutsa cyane inyamanza we mwiye inyamanza iraramba we iye turabaramutsa cyane inyamanza iraramba we wiheko yarambiye umwega we iye turabaramutsa cyane eko yarambiye umwega we ngwiye nyirarume w'umwami we iye turabaramutsa cyane dutashurusha yawe iye dutashurujoreranya nawe iye nazajya naza ubugondo we iye nawe narurinda we iye turabaramutsa cyane wikizihira umubyeyi we iye n'urugori no guheka we iye turabaramutsa cyane ngo inyamanza irasa n'ingwe we ngo ihembwe isa n'ingwe ugondo we iye turabaramutsa cyane inyamanza irasa n'ingwe we ngo ihembwe isa n'ingwe ugondo we iye turabaramutsa dutashurusha yawe iye dutashurusha nawe kwiye nazajya naza ubugondo we iye nawe narurinda we iye turabaramutsa cyane ku gasoro na mutende we kwiye ngo inka zaraharaye we iye turabaramutsa cyane ngo inka zaraharaye we yeza chibikumba we turabaramutsa yeza chibikumba we yeni bicaniro byazo we turabaramutsa cyane abashyitsi bahira we nimuze murisanga we turabaramutsa cyane ariko gakondo k'abanyarwanda wasanga hari abashyitsi kwa MC Rubanguka na Bigwi Mike ariko ubundi nakira abashyitsi ndi gusoza aka karirimba ariko ndagakunda ni keza wakagombye kubakira uri gutangira ubu nabyibagiwe ariko se ubu nta bantu bashyashya bari kutureba yego bagomba kuba bahari byanze bikunze ariko wakagombye kwakira abashyitsi gutangira ariko ibyacu njyewe nakuwe nk'inkera yanjye ayigeze mba nyiri gutangira ibihe byose njyewe mba nyiri gutangira kuko ukunyumvise nuko n'ejo niriwe uhora muri gakondo ukunyumvise nuko n'ejo niriwe kandi none waburengeye none uwo nguwo ni Rugira uwo ni Rugira hoyi nanone ubaye Rugira se ukunyumvise nuko n'ejo niriwe none se urabona icyo nahindutseho hari akahindutse niyo kaba gato ariko hari akahindutse ariko kandi nanone uko nigaragaza
batubwire muri comment uko nigaragaza nuko uko ejo bakubonye isi uyu munsi wagarutse byanze bikunze wahinze niyo kaba gato cyane nshobora kuba ngewe ntabibona ariko yo ku mutima wawe urabizi neza ko hari akantu gatoya kahindutse. Okay, ngaho gira uti inganzo yasabitswe n'umunezero harya yasubitswe yasobetse n'umunezero ngingoma neze ubugihire rimwe amakondera zikimbe yasobetswe n'umunezero ngumva ibihozo by'abakobwa ngumva imihigo y'abahungu inzogera n'impirindi dore intambwe zabo bageni dore abana b'ibisage za nganzo zihibyasana mbega ibyiza bihimbaye mbega ubwiza nturanga mbega imahano zihimana ngo mvuga ibihe ndekibihiye mu byiza by'uru Rwanda mbere ngeze rondurate ruzingize ngo turunga n'imisozi n'ibirunga n'imirambi n'ibisiza n'amataha bateze neza n'ibiyaga n'amashyamba. aha reka ngire gutya noneho bashimire bene Imana kandi bene Rubangukana bigwi wakoze kuza urakoze cyane wakoze gutaramana natwe kagira Imana yego nawe